Wamunota 410203 Tupaski. Ladies and gentlemen, wakazuti ese no muri kano kanya nkuzaniye iki? Ese wari uzi ko muri application yawe ya WhatsApp yingiye ikoresha muri telefone yawe, wari uzi ko ushobora gushyiramo account zawe ebyiri za nomero zawe zitandukanye? Sasa wowe icyo usabwa kurikira video step by step kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Ndaje dukomeze. First of all, dufite application ya WhatsApp muri telefone yacu. Sasa tugiye kubasha kuba twayinjiramo, turayikandaho neza twitonze. Sasa dufite account imwe muri WhatsApp yacu, dore ngiyi. Twebwe icyo tugiye gukora, tugiye kongeramo indi account kuri nomero yacu. Sasa turaza hano hari ubudomo butatu, hanyuma tuza hano handitse setting, turahakanda neza twitonze. Tukimara kuhakanda tuhita tujya kuri poto imeze gutya. Twebwe icyo dukora, ushatse wakanda ahangaha cyangwa se ukabasha kuba wakanda ahangaha handitse account. Aha ugeze ahangaha naho urabona ahantu handitse add account, urasubira inyuma neza witonze, hanyuma uzu kandi hahandi hari plus. Ahangaha bavuze ko ushobora kongera indi account. Sasa hano hasi handitse plus account. Yes, twebwe tugiye kwadingamo indi account. Ndabizi ni benshi cyane bafite nomero zabo ariko bakoresha kuri WhatsApp, bakaba bakoresha WhatsApp imwe nyamara kandi bafite nomero ebyiri bagakwiye kuba bakoresha aho zose WhatsApp. Hano turaza twadingemo nomero yacu nk'ibisanzwe, tukande next. Turategereza akanya gato. Yes, hano tujya muri verify, bagiye kuverifya niba koko nomero yacu tuyifite muri telefone. Yes, batujyana muri step nyinshi, twebwe tuhita twikanda hano handitse skip. Turakanda rero ni hano handitse skip. Kuko kanze restore byamara umwanya muremure. Sasa account yacu dore ngiyi, account yacu dore ngiyi. Turahita dukanda next. Impamvu haje ifoto, murazi ko iyo umuntu yakoresheje WhatsApp n'ubundi bigumaho. Ahangaha twebwe murabonye ko account yacu yamaze kuba added, yamaze kuba yakwadingwamo. Sasa indi account yacu dore ngiyi. Sasa ubu muri telefone yacu dufite account ebyiri za WhatsApp kuri nomero ebyiri zose zigiye zitandukanye. Turakanda hariya ubudomo butatu, hanyuma urabona ko hano hasi hingiye ijambo ryanditseho switch account. Bivuze ko iyo urikanzeho uhita ujya mu yindi account. Yes, muri telefone yacu dufite account zitandukanye. Dore sasa account yacu ya mbere dore ngiyi, urayibona neza witonze. Sasa mbere twakandaga hano hari ubudomo butatu, hanyuma iri jambo ryanditseho switch account ntago ryari rihari, tutarongiramo iyi account ya kabiri. Sasa nituyikandaho nanone tuhita dusubira muri ya account yacu tumaze gucreatinga kano kanya. Urayibona neza cyane ko twamaze kugera muri account yacu. Sasa icyo ngiye gukora, ngiye gukanda ahangaha, hanyuma ngiye kwandikira, hanyuma nandikire nomero y'iri mfite mu telefone, hanyuma turebe ko niba message nashobora kuba nayakira. Naho ubwawe wakiyandikira. Yes, dore ni nomero yanjye ngiyi, hanyuma ngiye kuba nakiyandikira ati hi. Nyamara kubyandika ndabisendinga nk'ibisanzwe cyangwa se ndabyohereza nk'ibisanzwe, hanyuma ndongera nze hano hari ubudomo butatu makande neza nitonze. Yahita nkanda hari handitse switch account. Barahita bajya muri ya account yanjye ya WhatsApp ya mbere. Sasa ahangaha ndaza neza, urabona ko ubutumwa bwamaze kuza. Already ubutumwa bwamaze kuza. Sasa muribona neza, dore ngiyo ya yacu. Bivuze ko abantu benshi baba bafite nomero zigiye zitandukanye cyangwa se simukadi zigiye zitandukanye muri telefone. Niko kanya kugira ngo zose ufungure account. Sasa ahangaha reka tuze muri setting, hanyuma nkwereke uburyo ushobora no kuba wayivanamo. Wayongeyemo. Sasa nje kukwereka uburyo ushobora kuba wanayivanamo. Yes, uraza kandi hano ukimara kuwakanda urabona uduplatform tugiye dutandukanye. Sasa ahangaha urabona remove account, hakaza delete account. Ahangaha ushaka kuyimuvingamo cyangwa se kuyivanamo, ubasha kuba wayivanamo neza witonze cyangwa ugakanda kuri delete. Ndabakunda cyane, ciao ciao.